Ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugire amahoro atangwa na Yesu Kristo. Aha rero tugarutse muri studio za Two Brothers Official, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu w'uyu munsi. Ikaze mwese kandi muryoherwe n'ibiganiro byacu tugiye kubagezaho muri aka kanya. Rero umutumirwa wacu mureba kuri kamera zacu, reka tumuhe mikoro abashe kubibwira kugira ngo dutangire tuganira n'umuntu tuziranye cyangwa se muzi. Rero kaze kandi urisanga kuri Two Brothers Official, umutumirwa wacu ni karibu. Murakoze cyane kudutumira. Nk'uko bisanzwe amazina nitwa Mujambere Alexis. Murakoze cyane kudutumira, ni byiza cyane. Urakoze cyane umutumirwa wacu, tuguhaye ikaze ihoraho kuri Two Brothers Official, ni karibu. Rero nk'uko mubizi ni bya biganiro byacu tugenda tubazanira bigiye bitwigisha kandi tugenda dukuramo inama zo mu buzima busanzwe kandi bigamije ku ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi twaba twifuje kuganira n'umutumirwa wacu teme cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo indowa nyakuri niteye ite. Rero ni karibu kugira ngo mwumve byinshi bitandukanye hejuru y'indowa. Ni karibu rero umutumirwa wacu, watangira utubwira ese indowa nyakuri niteye ite. Iyo niyo topic yacu. Noneho uratangira utubwira indowa niki cyangwa se indowa n'imibanire y'abashakanye niki. Murakoze cyane. Iyo nsanganyamatsiko yacu ivuga hejuru y'indowa, mu by'ukuri ni ikintu cyiza cyane kandi buri wese aharanira, yaba yifuza. Indowa mu ncamakeya, indowa ni urukundo. Ni urukundo, nta kindi kintu kiri inyuma y'indowa usibye urukundo. Nico nshobora kubwira abakunzi bacu, mbere y'ibindi byose nuko hagomba kuba urukundo. Fondasiyo ni urukundo mbere yo kwitwa n'indowa. Kugira ngo ibe indowa igomba kuba urukundo. Urakoze cyane. Urukundo rwo hagati y'ababiri, y'umuntu y'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, nicyo wise indowa. Yego, indowa ni hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa se umukobwa n'umuhungu, kuko birashoboka ko umukobwa ashobora gukunda umuhungu bikabaviramo kuba indowa. Biranashoboka yuko umuhungu akunda umukobwa, kuko cyane cyane umuhungu niwe usanzwe akunda cyane cyane. Nibyo, ni nk'abo muco, niko bigenda. Rero indowa ni hagati y'abantu babiri, ntabwo ari batatu, ahubwo n'abantu babiri. Bivuze yuko umukobwa n'umuhungu iyo mu gihe bakundanye, ni ukuvuga iyo ni indowa, bashobora kugenda bakabana nta kibazo, nta n'impamvu yo kugera kwa pasiteri cyangwa se nta n'impamvu yo kubwira ababyeyi. Aha, ibyo ni ngombwa cyane rwose. Ibyo ni ibintu byongerwaho, ariko cyane cyane indowa tuvuga nyakuri ni iy'abantu babiri bakundanye, kuko akenshi iyo hagiye kuzamo ibindi inyuma, niho ugenda usanga haza kuzamo ibibazo bikomeye. Nko ku rugero, ndaza kugaruka kuri icyo kibazo wari ubajije, cyane cyane ndavuga muri iki gihe, ariko mvuge no mu gihe cya kera. Muri iki gihe turimo kunenga cyane indowa ntizigifite agaciro, kubera kuko abantu babigize inyungu. Ni ukuvuga ngo yuko ubu ngubu umuntu asigaye akunda umuhungu kubera kuko afite ubushobozi, cyangwa se kubera kuko ari umudiyasipora. Ayo ni amasipe rwose abantu bagenda bibandaho cyane. Hakaba noneho n'abandi bakunda, tuvuge ku rugero, wenda umuhungu agakunda umukobwa kandi amurusha imyaka, ubona nta myaka badahuye, badashobora gushakana, ariko kubera iyo nyungu
ari wo muntu wa gatatu mpaye nshaka kuvuga uza kuza nyuma, niho usanga akenshi indowa muri iki gihe zifite ibibazo bikomeye, nuko ntabwo zubakiye ku rukundo, ahubwo harimo ibintu by'inyungu biri ku ruhande. Hakabamwo n'ikindi wavugaga cya influence. Hari n'igihe wenda umuhungu, cyane cyane byabaga mu gihe cya kera, ugasanga umuhungu ashatse umukobwa wenda atabigizemo uruhare, ariko umuryango ari wo wagizemo uruhare. Nimba ababyeyi basanze ari inshuti, baragabiranye, barabanye, ugasanga ibyo bibaviriyemo kubana kandi bakubakana, ugasanga barabanye. Ariko abo bantu bibaye ngombwa ko bagirana ibibazo, mu by'ukuri biba bifite ishingiro, kuko umuhungu n'umukobwa ntibaba barahisemo, ntibaba barafashe uwo mwanya wo kugira ngo bakundane, ariko ababyeyi barabefluence. Ibyo ni ibintu byagiye biba kera, ariko usibye ko ugereranyije ibibazo biriho ubu nyine zo gutandukana n'ibyabaye kera ntaho bihuriye. Ubu niho hariho za divorce nyinshi kuruta kera, kandi abantu ba kera warasangaga umuhungu n'umukobwa bagakunda, bagahaza guhura, gusa ari ababyeyi babigizemo uruhare. Urakoze cyane kandi kuradusobanurira neza ku bijyanye n'indowa, ariko wasanga indowa ya kera ya ruguru wasangaga nk'umugabo afashe wenda yabyaye nk'abahungu nka 3 cyangwa 4, ndetse muri aba bana akaba yabyara n'umwana udakomeye nko mu mutwe, ariko ugasanga ko baramushingira umukobwa muzima ufite ubwenge bwose. Ibyo byaterwa n'iko urumva ahubwo icyo gihe atari bwo hari akarengane gakomeye kuruta kino gihe, ariko iki gihe utubwiye yuko hari inyungu nyinshi kugira ngo ziri kugaragara hagati y'abakobwa cyangwa se abahungu bari gushakana. Ugasanga umukobwa ashatse umuhungu ufite imyaka myinshi, cyangwa umukobwa ashatswe afite imyaka myinshi par rapport y'umuhungu. None se urumva aho ngaho byose ni hahandi turaganisha ku rukundo nyago w'indowa washatse kutubwira uyu munsi. Urumva ibyo bintu byose ruguru byabaga ngombwa yuko baguhitiramo cyangwa se bakagufosinga ngo shaka aha na hano. Rero tubonye rero ko bigaragaye yuko ari inyungu zikomeye kugira ngo ushake ubu nyine. None ubwo rukundo none turi gushaka wahoze utubwira bagiye gushakana ari babiri, umukobwa n'umuhungu, urarubona ruhari? Kera rwari ruhari, ubu ngubu se rwo rurahari? Bimeze bite? Mu by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Urukundo rurahari ariko ni rukeya, ruramamazwa cyane ariko nta ruhari. Icyo nshatse kuvuga ni iki: abafite urukundo nyago rwo gukundana umukobwa n'umuhungu ni bakeya cyane, ugereranije n'abo tubona ku mbuga nkoranyambaga bicara bandikirana kuri za Facebook, kuri WhatsApp, amafoto, umuntu yohereza ifoto ngo kera ndagukunze. Oya, ubwo ntabwo ari bwo rukundo tuvuga. Urukundo nashatse gusobanura ni urukundo rudashingiye ku nyungu izo ari zo zose. Mugakundana, urugero, hari igihe mukundana n'umuntu kubera ko mwakuranye, mwiganye, muziranye, uzi ibyo akunda ndetse ukamenya n'ibyo yanga. So ariko muri iki gihe iyo ugiye kureba usanga abantu cyane kubera social media niyo irimo gusa nihaye itwara ibintu nabi, bituma abantu benshi ingo zigenda zisenyuka umunsi ku wundi. Rero urukundo ni rugaruke, ni rwongere rwogere, kandi urukundo ni rwiza. Iyo wakunze umukobwa n'umukobwa akagukunda bigenda neza cyane. Ibyo wari uvuze, kuja mu rusengero birikora, kuja muri leta birikora, kubera kuko muba mushamikiye ku rukundo. Dusubiye n'inyuma, buriya n'Imana ija kuturema ikohereza n'umwana wayo akaza kudupfira, kwari ukubera kuko yari yaradukunze, kandi dukunda urukundo rudafite aho rushingiye, rudafite izindi nyungu. Ntabwo Imana yadukunze ngo wenda tuzakora back, ni ukuvuga ngo Imana yadukunze rimwe risa. Ni nacyo nshaka kubwira abatumirwa bacu n'abadukurikiye n'urubyiruko rwa none, abasore batoya n'inkumi bahe babyiruka uyu munsi, ni mube muretse ibintu bijanye n'inyungu. Ibindi byose ni inyongera.
rero murakoze cyane ibyo kuvuga ngo tuje mu rusengero birakwiriye rwose. Indowa kugira ngo yitwe indowa hari ibisabwa. Ijambo rya mbere ni urukundo, ijambo rigira kabiri ni ukuja mu itorero abahamya, ijambo rigira gatatu mukaja muri leta, ubwo urukundo rukaba rwuzuye. Ariko reka nshake kukubwira, hari abantu ba kera bagiye gusa barakundanye barangije baja mu rusengero, izo ngo nta kibazo cyagiye kizibaho. Ariko igitangaza izubu ibintu cyane abantu bashize imbere ngo reka tuje muri leta kubera imitungo, urumva ugasanga ariko waje gusanga ingo ukabona bahe bagira ngo bazikomeze ahubwo ko barazisenya. Rero nibasubire kuri fondasiyo ni urukundo, kandi birashoboka aho waba wenda waratebagaye ushobora kongera ugakunda. None ku kijanye no kubombora cyangwa se mu kinyarwanda cumvikana ni uguterura, ibyo ngibyo so ibyo urabivugaho iki? Ibijanye no kubombora ntabwo byemewe. Umuntu wese wabomboye uhawe udukurikira hano ntibyemewe. Nimba warabomboye utaragiye imbere y'Imana abapasiteri ngo bagushingire, ugomba gusubira ugashingirwa, kuko ubukwe ni ikimenyetso cyiza cy'umugeni wa Kristo. Aho niho twagiye tubikomora. Niyo mpamvu rero nk'umukristo, umuntu wakijijwe, nubwo waba ufite imyaka myinshi, nubwo waba ukuze, biragusaba yuko ugomba gusubira ukaja imbere y'Imana, abakozi b'Imana bakagushingira. Yego, urakoze cyane kandi kuragenda ubisobanura neza. None se uwabomboye yarangiza kubombora akaja mu rusengero kwaka imbabazi cyangwa se agashingirwa nyuma, bitwaye iki? Hari ikibazo kibirimo? mu by'ukuri iyo wabomboye, iyo urangije kubombora, hari imihango izibaho. Habaho uriya muntu baza batuma aje kwibura, noneho byarangira hakaza kubaho n'indi mihango yindi yo ku rusengero, bakagutegeka kuja kwirega, ukagenda ukirega. Iyo umaze kwirega, burya ntabwo uba washingiwe, biba bisaba yuko nanone nubwo umaze kubabarirwa uzongera ugakora ubukwe, ukongera ugashingirwa, kugira ngo ugaragaze unyure mu nzira nyayo, kuko uba waraciye mu nzira y'ubusamo, ntabwo ari inzira nziza. Nicyo gituma uza ubona n'abantu bazinduka baja kwibura, nuko uba usa nkaho ari ubujura. So kugira ngo ubitwikire kandi wenda bigire ishusho nziza, nuko ugomba gusubira ukaja gushingira. Ariko bigaragara ingo z'abashakanye bakoze mariage bakaja imbere mu rusengero n'ababomboye, kuki usanga cyane ingo z'abantu ba kera bagiye babombora cyane arizo zikomeye kuruta iz'ubu ngubu, cyangwa se iz'abantu bashingiwe? Byaba biterwa n'iki? Icyo navugaho, ijambo rya mbere, ingo za kera abantu bashakanaga baziranye, baturanye, ababyeyi, imihana, kandi imiryango ibana. Ariko iby'ubu impamvu ingo zihaye zisenyuka, ibintu byagiye kuri WhatsApp, ugasanga umuhungu akunze umukobwa kubera ko yabonye amafoto, cyangwa se bamubwiye gusa amakuru, umukobwa agafata indege akaza. Yamara gushika ino, arazana imyumvire yiwe, arazana imico yiwe, arazana imyambarire ye. Wenda wewe ku rugero ushobora kubana n'umugore wambara ipantaro cyangwa se utoboye amatwi, ufite amahereni, kandi wenda umukobwa iyo ageze aho atuye, nibyo bambara, nibyo bigezweho. So ugasanga iyo mico rero, iyo utangiye kuyibona ukavuga, uzanibuka kera iyo wabonaga nk'umukobwa uvuye mu Rwanda, uvuye mu Mushasha, akaza iriya yaridefirije, twahitaga tumutekereza amazina atari meza, atari ngombwa wenda kuvuga hano kuri social media, ariko buri muntu wese arabizi, hari amazina twabitaga. No rero iyo ni kwa kundi, nimba umuhungu yarakuriye
tuvuge ku rugero yarakuriye iriya ruguru, ejo agatega akisanga Nairobi, yamara kugera Nairobi bakamuhereza umukobwa w'umudiyasipora, umukobwa w'umudiyasipora wenda yamubonye yifotoje ihuzu yari yambaye ku cyumweru, ariko wenda mu mubyizi cyangwa iyo yasohotse si yaza aba yambaye, noneho yaza kukugaragariza ya myitwarire, ugasanga ati uyu gasiwe nari narashatse, ati gutandukana no gutandukana. Mu by'ukuri ibintu bitubakiye ku rukundo tujuru no gutandukana biba byoroshye, kandi iyo wakunze umukobwa n'umukobwa akagukunda mugafatana igihe no kugira ngo mutandukane biza bigora, kuko muba mufite ibibahuza byinshi, mwibukanya amateka. Burya nta kintu cyiza ko gusubira mu mateka. Yewe ibuka umunsi twahuye, ibuka ka kandiko nigeze kukohereza, ese uza wibuka ka gakanzu wagaza wambara, uza wibuka ka gapataro wagiraga. Noneho iyo musubiye muri utwo tuntu n'utundi, ati yewe kera nakaza nkubona wari nkikijaga, undi nawe akavuga ati yewe atari kuba nyine mbona warasirimutse. Ni ukuvuga ngo muba mugenda mufite uduclose twinshi mwibukanya, bityo bikagenda biba umusemburo wo kuba urukundo rwanyu rwakomera kandi mugakomeza mukubaka. urakoze cyane. None kuri ubu ngubu iterambere turimo ubu ngubu ryaba rifite uruhare runini cyane mu gusenyuka kw'ingo z'abashakanye ubu ngubu? Ibyo nta gushidikanya, iterambere niryo ritumariye ibintu, niryo ridusenyeye imiryango, niryo rihaye rikora ibintu bikomeye. Kubera iterambere ababyeyi navuga ngo nta ruvugiro bagifite kubera iterambere. Yewe nta n'inshuti ntizigishwa inama, uragerageza kubwira umuntu uti yewe ndabona uyu muntu wewe kuramubona gute, wenda ntitumuzi, ariko kubera iterambere abantu bahuye kuri WhatsApp ugasanga nta garuriro bigifite. Nicyo gituma dushaka kubwira urubyiruko, nanone nongere mbabwire, urukundo ruracyahari kandi ruracyaryoha, ntabwo rwashize. Ejo bundi narimo nganira n'umuntu arambwira ngo nta rukundo rukibaho, ngo ubu nyine ngo ntiyoba agikunda umuhungu cyangwa se umugabo, ati kubera kuko nta rukundo rukibaho. Mu by'ukuri urukundo rurahari. Nimba waratangiye neza uhaye ushaka umugeni cyangwa uhaye ushaka umugore umufasha, byitondere. Ijambo rya mbere bisengere, Imana uyibaze, ese uriya muntu Mana n'uwanje tuzubakana? Imana ibaho, Imana iravuga, Imana irakora kandi Imana iratuzi. Aho birenze kuri ibyo, gerageza nawe wige uwo muntu, umenye amakuru yiwe. Ijambo rigira gatatu, muhereze umwanya, muganire. Iyo uganiriye n'umuntu, apana guhura n'umuntu rimwe ngo twahuriye mu giterane ngo twese turi mu mwuka ngo twama dushakana. Oya, iyo ugeze mu rugo iriya indani habaho indi realite itari iyo mu mwuka, kandi akenshi iyo mugishakana mukiri abageni ibintu byose aba ari byiza, biba bimeze neza. Ariko iyo mumaze kugera mu buzima bukomeye bwo kurera abana no gukora izindi nshingano zo mu rugo, usanga buri wese agenda agaragaza weakness, ndetse wenda agenda kugaragariza ingeso za kera utari umuziho, bikakwafekita. Rero iyo utindanye n'umuntu mugakunda n'ukitonda, ibintu byose bigenda neza. Yego, urakoze. Twari tugiye gukomoza kuri media nk'amatelefone, ugasanga umugore afite telefone ye n'umugabo afite telefone ye, ariko ugasanga utazi password y'umugore wawe cyangwa se n'umugore atazi y'umugabo. Ibyo ngibyo nabyo biri mu gusenyuka kw'amago ubu ngubu. Ibyo ngibyo birimo kabisa, kuko none se nimba afite umugore wanje, ni gute atonyereka password ye? Mu gihe atanyeretse password, ubwo ni ukuvuga ngomba kuba nyizi. Of course, none se no mwisha konte? Ntabwo no mwisha konte, kuko agomba kumpisha telefone. Haba nabo bavugana ugomba kubaza. Yego, okay, ntabwo ari bose, ariko cyane cyane icyo numva
umugore ntakwiriye kunyima password ye, nanjye sinkwiriye kumwima iyanje. Rwose icyo gihe iyo amaze kuvuga ngo nje ngo sinza ndeba mu uyu mugore, ngo umugore nawe ngo ntaza areba mu yanje, muba mubiziranyeho. Muba mufite ibyo mwikeka, kandi ngo uwikeka amabinga aba ayafite. kandi bitari ibyo kubaka ahubwo ari ibyo kuganisha, bizoza kubazanira ibindi bintu mutazi, kandi bitagifite igaruriro. murakoze cyane abakunzi ba Two Brothers Official. Rero tuzagaruka muri part 2 tubagezaho byinshi hejuru y'indowa. Murakaza neza kandi mugira amahoro atangwa na Yesu Kristo. Mugira umunsi mwiza.